Inzu bakagenda mu buryo abantu benshi batavugaho rumwe cyangwa badasobanukiwe, kandi bagera hanze ntibakomeze no gutanga umusanzu mu ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri. Ku by'ukuri byagiye bibaho kuko twagiye tubibona, ariko igisubizo cyabyo gihe mfite ni kigufi. Buri mukinnyi arubakwa, kandi umukinnyi ntabwo yubakwa mu buryo buri tekinike gusa uko tubibona bikorwa n'abakoci n'abandi, yubakwa no mu buryo buri psychological, yubakwa no mu buryo bw'imyitwarire, uburyo agomba kwitwara. Ntabwo ushobora gufata umwana ngo umujyane ku ishuri gusa, ariko mu rugo uburere ushyiremo, ubugire burebure ushyiremo utuzi twinshi, uvuge ngo umwana ko namujyanye mu ishuri rikomeye nka Green Hills azaba umuntu ukomeye. Bwa burere bwo kwishyiga ahataha burakontribuwa cyane. Aba bakinnyi rero dufite ku by'ukuri icyo nabonye ujya harabona asanze, ntabwo nk'urugero nka Salome mbibabwira kenshi, nzajya nabisubiramo, nuko hari n'abo mbibwira bo ukavuga ibindi. Urumva mwese hari abenshi mufite ikibazo, hari nawe ubwawe ngira ngo wigeze kumbwira, nigeze kubona aho wanditse ko ngo yabujijwe amahoro na perezida wa federasiyo. Vraiment je m'excuse, yewe uriya ni umuntu uri nuze, uri transparent. Ibi umuntu ashobora gukora ikintu kuko atagisobanukiwe cyangwa kugira ikintu ntagisobanukiwe, ariko kuri kw'ibyo bintu nkora mbabwira ngo iyo bari abana ntabwo babreninga, ntabwo mbreninga barabakinnyi kuko njye bafata nk'abana, kandi abana barigishwa buriya. So ntekereza ko bari abana babaye victime wacu twebwe abayobozi, uburyo twabarezi twabateruye bakiri hasi, uburyo tubereka uburyo bagomba kwitwara mu gihe cyabo cyo gukina, uburyo tubereka uko bagomba kwitwara kugira ngo bazagire ibihe byiza cyangwa imibereho myiza nyuma yo gukina. Hari ikintu cya career clinic. Career clinic ni ukuvuga ngo ureba kariyeri y'umuntu, umuntu ntakina ngo arinde asaza akina, agera akavamo, ariko ugomba no kureba ese umuntu nunavamo icyo gihe ibyo wanyuzemo bizakugira akahe kamaro. Ibyo bigatuma umukinnyi umugira inama uko yakwitwara agikina. So icyo kintu rero cyarabuze. Bari abana mbona ko babaye ibiganza ku by'ukuri bitari byiza cyane, bibereka gukina gusa, ariko ntibanabatoze n'umusanzu bagomba gutanga guha barumuna babo, baritwara bate kugira ngo benterese barumuna babo nabo bajya muri ibyo bintu. Ahubwo umukinnyi yatwara irushanwa rimwe hano cyangwa rimwe hanze, akaba hejuru y'imikino, ni ukuvuga ngo akaba hejuru ya ikipe, akaba hejuru ya federasiyo, hari n'abashaka kuba hejuru y'igihugu, kuko hari abo minisitiri, kubona minisitiri agira inama umukinnyi akanga. Kera n'ibintu biriya byantangaje ntanumva, aho minisitiri ashobora kubwira umukinnyi agaterura intugu, ntabwo byumvikana. Ni nk'uko umubyeyi ufite umwana wamubwira umwana akagusuzugura, wabyumva gute uwo mwana wabona azaba iki? Icyo wakora wavuga ati Imana izagufashe gusa, izaguha ubuzima bwiza, ariko aho ujya nawe ugiye simpabona. So hari abakinnyi nasanze ku by'ukuri discipline yabo imeze nabi, ntabwo ari abakinnyi nabanye nabo, ndavuga igihe naziye muri federasiyo, j'ai eu le temps yo kuvugana nabo, ubwo ndavuga nk'urugero rwa Salome, ariko nkabona comportement vraiment ntabwo ari comportement zimeze neza, kandi yari muri situation nziza, afite equipe, afite contrat. Muri atletisme murabizi ko abakinnyi benshi nta makontra bagira bahera cyane, yari afite contrat, ari umuntu rwose usa nkaho ari star, urumva muri ibyo bihe. Nubwo byagaragara ko ahageze bisa nkaho ari ku gasongero, techniquement buriya aho yari ageze hari nko ku gasongero, kure hashoboka ibyo ashobora gukora, ariko yari afite byinshi ashobora gufasha, kubera urugero abandi, kuba ari model w'abandi, gutinyura abana b'abakobwa bakaba bakora ibintu bakanamwifuza kumera nk'uko bameze. So twavuganye kenshi, ariko umwana mwavugana ukabona murabyumvikanaho, ukamugira inama, mwatandukana agakora ibindi. Kubera iki? Za mbaraga zo muri communauté, hariho aba media,
haba abo yakuriye mu biganza bafite objectif zindi zabo ngira ngo zitari n'izo kubaka cyane, so umwana akagenda akaba confused, ukikanga umurongo uri umushyiramo we ntawe ujyamo. Scandal yabaye ngira ngo urabizi ni ya mbere ni ya Peace Marathon. Aho Salome yari umukinnyi dukontaho cyane ko azatwara Peace Marathon, ubona bamwitira bariya, ariko cyane cyane Salome tugira inama turababuke tuorganiza camp, umukobwa ati jye sinya muri camp, barabimbwira ati Salome yanze kujya muri camp, ndamuhamagara ni Salome bite, ati jyewe ati nirwara umugongo sinshobora kujya muri camp. Ndabwira Salome bite, dufite umuganga, twafite umuganga witwa Dr Moses Gakwaya, mpamagara Moses ndamubwira nti rero umukobwa agiye muri camp ukajya umukurikirana ntitwamenya uko bimeze, reka tumbice mu bukeya. Ni byiza ko mugira muze uzamenya uburyo bitanga, ariko ifoka umuntu yumva ibintu neza. So umukobwa twageze ku rwego yewe umubwira nti Salome jya muri camp nk'umuregent, ugira inama abandi bakurebereho, ukora ibyo ushoboye, nutabishobora uruhuke, ariko ubashyire muri iyo mood ya competition. Ati sinshobora. Ndamwe none se tuzakina marathon, ati ntayo nzakina. The same namuhitira n'umuko, ariko nahise mbona ko ari ibintu bumvikanyeho, kandi abakinnyi bari dufite bakomeye, tujyana y'abandi baba 2 jours avant marathon. Twabonye bageze kuri federation hariya ngo baje kwiyandikisha abakinnyi, kandi twabashyize mu ikipe y'igihugu barabyanga. So icyakozwe twakoze consultation ko twabivuganye n'abayobozi kugera kuri ministre, maze ko byagenda hasigara umunsi umwe bigeraho dufata icyemezo cyo kubemerera ngo bakine. Barakina, byavuyemo Salome n'undi yaratsinze, ariko byakurikiye by'amagambo nk'ayo. Iyo kind of indiscipline ni ikintu ugenda ashobora gutoleretinga buriya mu buzima, kuko umukinnyi ntashobora kuruta igihugu, umukinnyi ntashobora kuruta federation, umukinnyi ntashobora kuruta equipe, kuko umukinnyi abaho igihe cye kikarangira akavuka abandi bakinnyi. So abana rero muri make bagiye bagenda muri buriya buryo, ariko bagiye bashukwa, ntabwo ari bonyine, hari n'abo twajyanaga hanze hagira umwana akirukanka ku mugaragaro. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ngira ngo urabizi abakinnyi bajya hanze burayi bagatoroka. Hari n'abatorotse turi kumwe, Denmark yaratoroka turamufata arasubira arirukanka ku mugaragaro. So urumva, ariko ubona ko ni ibintu baba baraganirijwe, abajyanama babi baba baragiye babashyiramo, ariko ntekereza ko nta kibazo cyane. Buriya iyo umuntu yabonye ikibazo, icyiza ni uko abantu bagira imyumvire imwe yo guhangana nacyo. So mu bana dufite ubu ngubu tugerageza kubaganiriza cyane, tukabereka inshingano bafite kuri development y'umukino, n'umusanzu wabo bazatanga ko bazabakurikira. Ntekereza ko ubwo burere buri psychological ku musanzu umwana ashobora gutanga aribwo tugomba gushyiraho cyane, kumukundisha igihugu n'ibindi. So bitandukanye ngira ngo n'ibyakorwaga mu minsi yashize. Bariya rero babaye victime, ntekereza navuga by'uburere, ku buryo uko babyumva bo bumva ko bari mu kuri, ariko iyo tubisesengura tubona hari vide, hari gap. Buriya siporo kugira ngo itere imbere hari fagitire nyinshi zituma itera imbere mu gihugu. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, nanjye bakimbarije kenshi, bati Kenya, Ubugande, Ethiopia ko turi mu karere kamwe, bakaba bafite ibigwi ndetse n'Abarundi, twe ni ukubera iki? Klima ko ari imwe, yenda n'imirire n'iki byose bimeze kimwe, ariko kugira ngo ugire abakinnyi bakomeye, byaba umukino uwo ari wo wose, ntabwo ari atletisme gusa, hari fagitire nyinshi. Icya mbere, siporo igomba kuba umuco muri community, sibyo? Iyo ni fagitire imwe ishobora gutuma abantu bagira abakinnyi bakomeye benshi. Ikindi cya kabiri kinakomeye cyane ni investment ushyira muri abo bakinnyi. Investment ntabwo ari federation ya investing. Federation hafi ya zose z'ibihugu bitandukanye ntabwo zifite source of income, ntabwo zikora amafaranga. Yenda football simbizi kuko ni siporo ruwa igira abaspectateurs benshi, igira binjiza amafaranga, ariko siporo za volley, za atletisme, murabizi ko nta mafaranga zigira.
iyo investment byumvikane ko idakorwa na coordination irakorwa na leta cyangwa ikorwa na development partners, no kuvuga abafatanyabikorwa bafite ubwo ni private sector. So ariko kirushaho ikindi gikomeye cyane ni ukugira umurongo wihaye w'ibyo ugomba gukora n'uburyo wisuzuma ubikora kugira ngo ubigereho. So ibyo bintu rero nta nubwo ari muri atletisme yacu mu Rwanda gusa, n'izindi siporo zose zo mu Rwanda kugira ngo urabona ko ariko bimeze. So ibyo bintu byose birabura, investment iri muri siporo ni nkeya cyane. So partners, private sector yacu ubwayo nayo nubwo wajya mu gice cya private sector nayo ntabwo imeze neza, kuko ntabwo ari driving economy y'u Rwanda, irabona ko iri hasi cyane. So kuza muri siporo ni ukwamamaza, so ntabwo nta kintu batagetinga muri siporo kugira ngo bamamaze, bityo nta kintu batangamo kuko siporo yacu ntabwo iri attractive kugeza ubu. So leta isa nkaho ibishyiramo ni ibyo nyine, namwe murabizi muranabibona. So usanga rero gukuza siporo yacu ngo imere nk'iyabo twagiye tuvuga, ugiye kureba ibyo bashyira mu byo birarenze. So aho naho bafite ubushobozi buke, aho navuze mpagarukaho cyane, kugira ngo babe bameze kuriya ni culture, bafite umuco wa siporo umuco bagize igihe kinini na structure ya development bubatse igihe kinini, imyaka myinshi rero dafite. So muri make icyo nicyo gisubizo cyo kuba siporo yacu ihagaze itya. Ngero cyane byo guhemba, urahemba amafaranga uyakura he? Federation ya Athletics ntabwo generating income, nta mafaranga ifite yo guhemba abakinnyi ni cash. Ibihumbi 10 ishobora kubona 10 n'utundi dukeya ku mwaka by'idolari byo gukorganiza competition za ngombwa zigomba gutangirwa raporo muri World Athletics. Amafaranga ntabwo azakora bya bihembo bishoboka, amafaranga ntazaranirwa ofisi bishoboka, ntabwo byashoboka. Aho bishoboka bishobora gukorwa, ariko ntabwo it's not always, ntabwo ari buri gihe abantu bahembwa amafaranga. Ngaruke ku bana n'ingimbi, buri itangiye kuzana ibihembo nubwo twaba tuyafite, njye sinshobora kujya inama yo guhemba abana amafaranga, ntibishoboka. Abana bakwiye ibihembo, ariko ni bya bihembo bibenkaraginga, kandi ibihembo bibenkaraginga ntabwo ari amafaranga. Oya, umwana arakina akabona umudari, niko twakuze natwe, twakuze dukina tukabona umudari, ntabwo twakuze dukina ngo duhabwe amafaranga tuyajyane mu rugo. So we want to change society mu buryo buri abrupt, urumva? So hari uburyo umwana ashimishwa, sibyo? Ushaka kumbwira ashobora no kubona igihembo kiri kind, sibyo? Cy'ikintu kindi kitari amafaranga, kitari cash, ariko akakibona. Ati igihembo nacyo ubwo bushobozi bwo kugitanga bugomba kuba buhari, kuko competition zose mubona atletism yorganize, uretse Kigali International Peace Marathon, nta faranga na rimwe minisiteri ishyiramo, nta na rimwe. Inkunga ya minisiteri tubona no kuduha ikibuga dukoreraho gusa. Ayo mafaranga twatekereza no kuyatanga, uretse ko nta nabyemera cyane, ubundi yava he? Ni ikibazo. Ikindi ayo mafaranga ntabwo uciye mu ijambo yo muhemba abofisiye abaye ko icyo gihe bo bageze babona nka transport cyane. Aho rero niho harabajya bavuga ngo mbabarire gatoya ngiye ku ruhande, cyane cyane muri education, secteur ya education no mu buganga niho njya mbyumva cyane. Ukavuga ati mwarimu rwose arimo arahemba amafaranga makeya cyane, kandi abakozi bo muri minisiteri na minisitiri ubwe agahembwa menshi, abayobozi bagahembwa menshi, ariko umwarimu ari ufite akamaro agahembwa makeya. That's a principle, ni universal principle. Ushobora gufata umwarimu muri primaire ngo umuhembe miliyoni imwe, minisitiri umuhe 500 guhembwa mu gihe. Oya, wa mwarimu ibyo akora uriya haba hari uruhare runini rwa minisiteri cyangwa rwa minisitiri ibyo yateguye n'ibyo yatekereje. So niyo principe rero ushaka kugarukaho. Technical officials ni abantu bafite expertise, bashobora kuba barashoyemo ubwabo, sibyo?
ijyana n'inshingano bakora, expertise twe dukeneye. Therefore tugomba kubahayaringa, tugomba kubashaka kugira ngo badufashe icyo kintu kubera ubumenyi bafite. Sibyo? Iki kintu kidevelopa na wa mwana. Urumva umofisiyeri ni tutamuhamagara competition zaba ntabwo izaba. Ushobora nawe kumbaza ngo umwana nadakina competition zaba, ntabwo izaba. Ariko igisubizo ni cya kinini nuko umwana ataza gukina ngo uhembwe amafaranga. Nicyo ndemeranya nawe yuko umwana agomba guhembwa, ariko umwana ntabwo guhembwa amafaranga. Umwana akwiye guhembwa umudari, akwiye guhembwa. Ntabwo bariya abana bacu abatoya, youth, ingimbi n'abana bato baragera ku rwego rwo gukora amafaranga mu buryo bakora. Ntabwo haragera, kuko nta naho baragera. Ntaho baragera. Bambwira ati ayo ariyo yose, ati nubwo byaba 5, ariko wibuke ko ihame ni ikintu gikomeye cyane. So ubwo rero ibyo iyo tureba no mu bindi bihugu tugenda tujyamo, competition z'abana ntabwo zihemba amafaranga, zihemba imidari, zigahemba ibikombe, ni nabyo bisigara muri memoire. Buri mwana wahembye 5,000 ntabwo mu myaka 5 cyangwa ingahe ntabwo aziba kwihembera bya 5. Ariko nawe afite umudari amanitse iwabo, afite igikombe kimanitse muri equipe ye, icyo gihe icyo yakoze kizahora kigaragara. Abakuru noneho rero, tugiye mu bakuru rero. Abakuru buriya hari abantu twahoze tuvugana avuga ati ariko marathon ati ntihemba. Buriya Kigali International Peace Marathon iri muri marathon zo mu karere zihemba neza cyane. Sinzi niba urakurikirana umenye, uri umunyamakuru uzashakishe uzamenya mu karere uburyo competition nka ziriya zihemba. Abakuru rero igisubizo nacyo kijya kumera nka cya kindi, igihe tuzaba dufite ubushobozi. Kandi ngira ngo byajyaga bibaho, ngira ngo mwarabibonye. Ntabwo ari buri gihe cyose utahembye amafaranga. Uretse ejo bundi ngira ngo ni nacyo cyazanye ibibazo, ndaza no kukigarukaho impamvu zabyo. Igihe cyose abakuru bakinnye hose hari igihembo cyabagaho, kandi ngira ngo n'udufaranga twazagamo dukeya. Ejo bundi impamvu bitabaye, twakomenye competition 3 kubera opportunity tubonye. Twari tugiye kumara umwaka nta competition nimwe dukora. Turakomeza turapusa, tugize imana ministeri twemera gukoresha competition. Tuza dufata competition y'ibyiciro 3: abakuru, ingimbi n'abana. Byose turabihuza tubikorera umunsi umwe. Ubwo twari dufite abakinnyi barenga 400 baro bakina, kandi bakina muri byose. Dushyiramo discipline zitandukanye, yaba indi ku byo kuri mutunenga, kandi natwe tubona ko ari intenge koko. Siporo yacu kuba ari kwirukanka gusa, atletism hakwiye kujyamo gutera no gusimbuka. Byose twabishyizemo, gusimbuka, gutera, byose. Cyane cyane ko twari dufite n'ibikoresho tumaze iminsi tuhawe n'umufatanyabikorwa wacu. Twabishyizemo. Ubwo rero twarebye uriya mubare uba kompeta, tureba umubare w'amarezilita n'amapodium ahari, usanga nta budget ushobora kubona, kuko nta finance n'imwe twigeze tubona ivuye hanze uretse federasiyo kwitwariza. Fete nicyo cyabiteye. Ariko muri competition z'abakuru ibihembo bizagenda bitekerezwa mu buryo butandukanye, n'ayo mafaranga ashobora kubamo. Ariko mu bana ku by'ukuri ntekereza ko ari ikintu kidakwiye. Gusa nyine tugomba kureba igihembo, gutekereza mu bindi bihembo dushobora kuzajya duha abo bana. Ariko prize money, inoti z'amafaranga y'u Rwanda mu by'ukuri zikavamo, kuko tubona ari ibintu bishobora kubica kurusha kubateza imbere. Ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda muza kwiyamamaza, hari imigabo n'imigambi mwari mufite. Twagira ngo twumve ese mu byo mwateganyaga, ibyo mwishimira mwaragezeho ni ibihe, ndetse aho naho mubona haba harabaye nk'intege nk'ibyo mwateganyaga ntibigerweho, byaba ari nk'ahehe? Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko mubizi twahawe zino nshingano mu mwaka w'2018. Ngira ngo kuva icyo gihe kugeza ubu hashize imyaka 3, kandi twahawe inshingano z'igihe cy'imyaka 4. Yumvikane ko hasigaye umwaka umwe. Ni byiza kuba mbajije icyo kibazo, kuko ntekereza ko ari nicyo gihe cyiza cyo gutangira kureba cyangwa kuba hari ishusho y'ibyashoboye gukorwa n'ibitarakorwa, kuko igihe gisigaye nicyo gitoya.
mu by'ingenzi kugira ngo twabwiraga abanyamuryango yuko tuzagerageza gukora cyangwa ngo guhindura bigamije gutera intambwe nini ku mukino ngororamubiri wacu. Icy'ingenzi cya mbere kwari kongera umubare w'amakipe, kuko twari dufite amakipe make cyane, kandi ku by'ukuri usanga amenshi muri yo twari dufite yari amakipe y'izina. Ikipe dufite abakinnyi cyangwa afite abakinnyi bakeya cyane, ibyo rero bigatuma ishyirahamwe riba rito kuko abakinnyi dufite ari bakeya. Kugira ngo mu mikino barabizi, kugira ngo ugire abakinnyi beza no kubashaka muri benshi. Iyo bashaka muri bakeya buriya biragoye kugira ngo uzabone abakinnyi beza bashaka kugera aho bageze igihugu. Ikindi cya kabiri, mu ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri atletisme mu Rwanda, abanyamakuru murabizi cyane kundusha, hagiye habamo ibintu bitari byiza by'imyiryane, bitari byiza by'abaperezida begura hato na hato, ndetse n'abasabwa guhagarika izo nshingano kubera amakosa atandukanye bagiye bakora. Hagiye havugwamo ibintu byinshi ku buryo wabonaga harimo ikintu gisa nk'akajagari, usanga za komite, basanga abantu bari muri exco, hari ibyo kutagira ibyo abantu bumvikanaho, byo ni ibintu bisanzwe burya, ariko buri gihe abantu bagomba gukorana, bagomba gukuza cyane ibyo bumvikanaho n'ibyo batumvikanaho. Ni ukuvuga ngo niba hari icyo batumvikanaho, byibura bagomba kugira aho bahuriza. Ibyo rero bahurizaho bijyana n'inshingano zabo bahawe, akaba ari byo bashyira imbere cyane kurusha ibindi bishobora kubatandukanya bitewe n'uko bateye, kamere yabo cyangwa ibyo bifuza. Ako kajagari rero twumvaga kadakwiye ishyirahamwe, kuko bitari bikwiye ko ishyirahamwe rishaka kwiyubaka ngo rigire aho rigeze igihugu, hashobora kubamo ibintu nk'ibyo mu gihugu nk'u Rwanda. Ikindi twari tugamije, twumvaga gikwiye gukosoka, harimo na disipurine y'abakinnyi. Ngira ngo murabizi ko njyewe uko mbyumva, nzi ko ikintu cyose kitarimo disipurine kidashobora kugenda neza. Iyo bigeze mu bakinnyi baba ari abana bari bato, iyo hajemo icyo kintu cya indisipurine, kutagira umurongo bagenderaho, umuntu wese agakora ibyo ashatse, umuntu wese ugasanga nta cyubahiro kiri hagati yabo n'abayobozi, aho biganisha buriya n'umusaruro mukeya, aho ukomoka. Abantu bashobora kuvuga mu buryo butandukanye, ariko fact ibihari ni uko umusaruro ari mukeya, kandi kutajyanamo cyangwa kutumvikana ku bintu ari byo bitera icyo kintu kandi bidakwiye. Harimo n'izindi ngamba nyinshi ku bijyanye na development twari dufite, ibintu byo kongera umubare w'abakoci, ubumenyi bw'abakoci dufite kuzamura, gushaka abafatanyabikorwa batandukanye biyongereye ko bari bahari. Ibyo byose byari mu ngamba twari dufite, ibyo ni byo by'ingenzi. Sinzi rero niba nakomereza ko mbona bihagaze ubu. Uko bihagaze, abatoza bavuye kuri bamwe. Barakoze cyane. Mpereye ku bijyanye n'amakipe, murabizi ko twari dufite amakipe makeya, ngira ngo ntabwo yarengaga 7. Abizi ntabwo ndibuyavuga amazina. Amakipe yari asaga nk'aho akomeye, nayo yayazi, za APR izo ngizo n'andi makeya menshi rwose, wasangaga ari amakipe uhamagaza competition akabura n'umukinnyi n'umwe, kandi uko wareba ugasanga no mu buzima busanzwe nta mukinnyi bafite. Kubera iki? Kubera mikoro makeya, ko ntabwo umuntu yabatera ibuye
ko bidafite amikoro buriya driving ibintu byose, gusa icyo dutandukaniraho n'uburyo bwo gushaka ayo mikoro. So, ugasanga rero amakipe yari make cyane, tuhageze rero nabonye ko ari byiza yuko twakongera amakipe kandi tukagerageza gushaka amakipe asa nkaho ashobora kubona amikoro kugira ngo yubake. Cyangwa urabizi nta nubwo ari mu Rwanda gusa, nako muri atletism gusa, federasiyo rero yose ntabwo ishobora kuba federasiyo idafite amakipe. Natwe rero no muri atletism ntabwo federasiyo ya atletism ishobora gukomeza idafite amakipe afite ubushobozi. Rimwe na rimwe hari aho namwe abanyamakuru, hari bamwe muri mwebwe hari igihe mwibagirwa ikintu cyitwa ikipe, ugashaka gufata umukinnyi mukamuhuza na federasiyo. Yewe buriya akenshi nabanje kujya bintungura, ariko namaze kubona yuko hari abashobora kubikora kubera impamvu zabo, batayobewe yuko umukinnyi ari w'ikipe. Hano ushaka kubikora atabyumva ko byose birashoboka, ariko ikiriho buriya ni uko umukinnyi ari w'ikipe, afatwa mu ntoki na federasiyo mu bihe runaka, igihe runaka bitewe n'impamvu runaka. Ariko umukinnyi buri gihe atazaba afite ikipe arimo yitorezamo ikomeye, nta na rimwe tuzigera tugira umukinnyi mwiza. Rero biratanga umukoro ku makipe, ko akenshi rwose usanga abantu bavuga federasiyo ntiyita ku mukinnyi. Aho kwibaza se ikipe ibaho ntibaho, ese abakinnyi n'aba federasiyo cyangwa n'ab'ikipe? Ugasanga rero ibyo bintu ni imyumvire ku by'ukuri twebwe tumva kenshi, ariko tubona muri ubwo buryo bubiri. Ari ubivuga kuko hari icyo ashaka kugeraho, hari n'ibivuga ko atabyumva, ariko mesaje ubundi niyo ngibyo. So, twashatse amakipe, twagiye dukora turune, twagize imana tuhasanga ubuyobozi minisiteri yumva uwo murongo wo kongera amakipe. By'ukuri n'ubuyobozi bwari icyo gihe bwaradufashije cyane gukora turune mu turere, ndetse no kudufasha kumvisha abayobozi b'uturere kuba hajyaho amakipe, kuko ari bwo buryo, ariyo platform ishobora gutuma tugera ku bana benshi bafite impano aho baherereye mu cyaro. Kuko ngira ngo urabizi abatlete benshi muri atletism ntabwo bava hano mu mujyi cyangwa mu mijyi cyane, n'abana b'iwacu mu miturage nibo bakunda kubonekamo izo mpano. Kuko atletism ni umukino usaba imbaraga kandi ugasaba no kwihangana cyane. Bisaba rero ko umwana aba yarakuriye muri ubwo buzima, bitandukanye n'abana bo mu mujyi. Nabo hari abameze batyo, ariko ni bakeya. Abenshi usanga baba bafite ubuzima busa nkaho bwakundiye ababyeyi babo gatoya, bigatuma ari umwana adahura n'ubwo buzima bukomeye nawe ngo yubakemo icyo kintu cya hardship. Uruhande rumwe ni byiza, urundi narwo bikatubera imbogamizi nyine nk'abashaka abo bana. So, byaradukundiye rero, nibwo buryo mwabonye ikipe ya Huye yagiyeho, uburyo mwabonye ikipe ya Nyaruguru yagiyeho, nibwo buryo mwabonye ikipe ya Ngororero, ya Rutsiro n'izindi za Muhanga n'izindi na Sina Gerard. So, nibwo buryo nyuma yaho hagiyeho ikipe ya Kavumu, umusore witwa Hirwa, akarere ka Kamonyi. So, ku by'ukuri ayo makipe akijyaho twabonye ikinyurano, kuko twatangiye kubona abakinnyi ku kibuga. Ayo makipe mashya nta na rimwe duhamagaza competition nk'uko tubura abakinnyi babo. So, ku by'ukuri ni ikintu gishimishije twagiye tubona, kandi aho bigeze tubona ari byiza, kuko icyizere dufite ni uko abana abakinnyi batoya nibo barimo baba benshi cyane, kandi ho turimo tubona ishyaka cyane ryo kurusha abakinnyi bakuru. Burya rero ifite hasi ubona hiyubaka, kuko ntabwo turamenya ngo ni heza cyane, kuko ama competition regional cyangwa international tumaze kujyamo y'abana muri iki gihe ni makeya. Twagiye tugira ibibazo byinshi, ariko twashoboye kujyamo ubona ko abana kamere hari imbaraga. Turanabihera no kubyo twakoze ejo bundi bya youth junior and senior. Mu bana wabonaga harimo abana benshi, kandi resulta zabo barimo ziragaragaza icyizere cy'uko abana dufite ubu ngubu dushobora kuzagira abatlete bakomeye
iminsi iri imbere mu myaka 3, 4, 5. So ku kijyanye rero n'ibibazo byari muri federasiyo twavuze, ku by'ukuri harimo ibibazo byinshi mugira ngo murabizi, ukagira utyo ukabona perezida yekuye, ukagira utyo ukabona sekreteri generali ngo yaragiye, ukagira utyo visi perezida yafashe inshingano za sekreteri generali, ugasanga harimo ibibazo byinshi cyane. Bagatanga inkuru gutanga inkuru ni byiza, ariko inkuru nazo zitari nziza buriya ntabwo, inkuru zitaguhesha icyubahiro buriya ntabwo ziba zikwiye. So ibyo rero twarabiciye kuko ku by'ukuri nkanjye ubwanjye background mfite ntabwo nyemerera kuba mu bintu by'amakimbirane mu bantu, ahantu hatari harmoni, abantu badakora batuje, abantu badakora bafite icyerekezo. Ntabwo background yanjye, amateka yanjye ntabwo binyemerera, bitewe na education mfite umunyamategeko, binatewe n'amateka yanjye mu gihe bitandukanye kuva nkiri umwana, imyaka 18 kuzamura kugeza ubu. So nabaye umuyobozi mu buryo butandukanye, inshingano zitandukanye, ngira experience y'uburyo abantu bagira ibibazo n'uburyo babikemura, experience y'uko discipline igomba kumera mu mikorere. So ku buryo ibintu nk'ibyo njyewe numvaga biri ku isonga yuko akwiye kuba mu bintu by'akajagari. Ibyo rero naragerageje, bagenzi banjye twari kumwe ngenda mbagira inama, mbereka ushatse kugira yabwira ngo muhindure imyumvire, twubaka atletisme nshyashya, twubaka atletisme tuzasigira abazadusimbura itandukanye n'iyo twasanze twebwe, kuko twasanze ibibazo by'imyenda byinshi cyane bidasobanutse, tutanasobanuriwe. So byose tubyitwaramo, tugenda dukemura ibyo bibazo kugeza ubu navuga ko nta kibazo kijyanye n'umwenda muri atletisme gihari, nta kibazo cy'abantu baryana muri atletisme gihari. So si uko bitashobokaga, n'ababikongeza bari bahari hirya no hino kugira ngo muramubizi, ariko twagerageje gukoresha experience dufite kugira ngo byibura duce icyo kintu cyangwa tukigabane, kandi ibyo byarakunze biragaragara uwo ari we wese. Hari ikijyanye rero ku by'ukuri na credibility ya federation. Wasangaga federation buriya hari ikintu tujya twibeshya aho twebwe nk'amafederasiyo, tukavuga ngo ni ishyirahamwe rifite ubuzima gatozi ryigenga. Kwigenga bisobanuye iki? Kwigenga ntabwo bisobanuye kuba ikigenge, ntabwo bisobanuye kuba ikigenge. N'igihugu ngira ngo nicyo kintu kinini, buriya kiba gifite uburyo kigomba kubana n'ibindi bihugu, kiba gifite uburyo kigomba kubana n'imiryango kirimo, ari uw'Afurika, ari uw'akarere, ari uw'isi. Kwigenga buriya ntabwo bisobanuye kuba ikigenge. Ibyo rero nibyo twagerageje gukrera umubano mwiza n'abafatanyabikorwa. Icya mbere umufatanyabikorwa ku ikubitiro ni minisiteri y'igihugu, uburyo kandi twabigezeho, twakoranye neza na minisiteri kugeza n'uyu munsi, dukorana neza, yaba minisitiri, yaba PS, abagiye baza n'abagiye bagenda, kandi bizakomeza. Departement ya siporo bizakomeza, icyo nacyo ntekereza ko ari ikintu twakemuye. Ndajya ku kintu kijyanye n'amakompetisiyo, ibihembo bitangwa bitari, ariko ntabwo mwiza mutubwira ku cyo mwari mugambiriye mutaba mwaragezeho, keretse ibyo mwakifuza byose mwaragezeho 100%. Okay, ngira ngo ibyo twajyaga ku byasaga twari tukivuga ku cyangwa reka tukigarukeho. So ibyo tutashoboye kugeraho ibyo birahari kuko twifuza ko mu myaka byibura 4 dufite dushobora byibura kuba hari abakinnyi bari ku rwego runaka, tuvuge ngo ku rwego rw'imidari, nubwo twabonaga bitoroshye, dushobora kuba dufite. Ariko
nubwo bisa nkaho situation itagenze nk'uko bimeze nako bikwiye, twaje kubona igisubizo cyabyo, twabonye ko impamvu yabyo, kuko ku by'ukuri ntushobora kugira umukinnyi ugera ku rwego runaka atarateguwe ngo ave hasi. Ntabwo abo twari dufite baba elite barafite urwego rwabo, kugira ngo murabazi, ni ba Noheli, ni ba Magare, ni ba John, abangaba mubona, ni ba Sugira, ni ba Salome n'abandi mu rwego rwabo. Wabonaga urwego bariho ntabwo navuga ko ari rubi, kuko ari competition batsinda ndetse no hanze, ariko nanone ntabwo ari urwego bavuga ko rushimishije kuri federasiyo y'igihugu, kandi nta cyakorwa buri muntu ubushobozi bwe buba bufite uburangiriro. Ngenda shima cyane ko batanze imbaraga zabo bakora urwego rwabo, ntacyo batatanze bafite, ntacyo. Kuzabona rero abakinnyi babasimbura kandi bakomeye n'urugendo, ari nabyo turiho dukora ubu ngubu. So ntekereza ko ibyo ni ikintu kitashobokaga mu myaka ine, twasanze ari ikintu kidashoboka, ko twasanze nta junior dufite ikomeye, ku buryo mu myaka ine wavuga ngo biraba bigeze aha ngaha, bivuye aha ngaha. So icyo turiho turwana nacyo ni ukubaka junior ubu ngubu ikomeye, kugira ngo byibura mu myaka yindi 4-5 iri imbere tuba dufite abakinnyi b'imyaka 20 na bari capable, kandi biragaragara ko bahari. Barahari harimo abana nk'abariya b'Aphrodite babona ko bameze n'abana rero ukabona ko mu myaka 4-5 iri imbere bashobora kuba ari abana b'excellinga cyane. Rero ntabwo twashoboye gukora produit fini y'umukinnyi muri iyi periode kubera iyo mpamvu, ariko nanone technically bigaragara ko uwo mukinnyi azaboneka igihe cye kandi yarakora ubuzima ngubu.